Baritazari hariya ngo nabantu abagore magana ane akose ibintu reka mu ibintu birenze n'ubwenge kabisa. Hari yari afite maji, yari afite ibiroza akoresha. Twihuse cyane wenda reka ngire akantu umubaza, sibyo? Uvuze yuko kuri social media nyine social media yaragiye ifata isi iyigira nk'umudugudu, sibyo? U Rwanda ni umubyeyi, sibyo? Ni umubyeyi kandi uriya muhetara cyane umwana mutoya. Hey guys, mumeze mute? Sasa rero hari ibintu mutari muzi. Uno mujama nawe mwarimo muzi, nga nawe musanzwe mumuze kuri no channel. Gusa n'uwo agaciro this time n'umupatina tugiye kuzadukorana kabisa. Nkuko wabonye muri intro tugiye dukorana ibiganiro byinshi biza cyane kabisa. Bitambara no kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe tuba turi kumwe na Perfect. Tubabwira amakuru y'abastari dukunda kabisa buri munsi tuyashyiraho umurongo. Mitambani ikaze kandi n'abasuhuza nizera ko umeze neza aho murereye mwese. Utameze neza nawe kabisa turakwiviza kugubwa neza. Wowe urwaye kabisa turakomeza tugusenyera urugendo umererwa neza. Abadukurikiye muri ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bice by'isi bitandukanye mwese, nizere ko mwakoze subscribe kuri Perfect Rwa TV kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Nkuko mwabonye muri muka intro twakoze, twasabye gukora subscribe, muka likinga, muga sharing kugira ngo kino kiganiro cyo cyageraho muri benshi cyane. Perfect, urakoze cyane kumpa ikaze kuri Perfect Rwa. Kabisa ufite abantu benshi, ufite abantu basanzwe bagukurikirana benshi cyane. Man, ndakeka abo bantu bataba kuri no channel yanjye ubabwire nabo bazi bakore subscribe. Ubo bantu banje abantu ba Jano family muze mwimukiye kuri Perfect, abantu ba Perfect mujye kuri Jano, tumwe umuryango umwe nyine duhuriza ahantu kugira ngo dukore ibintu byinshi kandi byadanje, ibintu birenze cyane kabisa. Nizera ko ariko bimeze kabisa. Umva hano hanze rero hari amakuru menshi cyane. Amakuru ntago ajya bura, hari menshi cyane. Baravuga ngo hari abantu bari n'uruntu nyine. Hari amakuru kandi amakuru umustari burya nicyo bita umustari burya. Umustari nyine umu public figure, ni umuntu nyine ikintu cyose akoze niyo yasitara mu muhanda buriya abakozi inkuru tuba tugomba kubibona nyine, tuba dukanaye turi aho ngaho ducanye amaso tugomba kubireba nyine. Kabisa. None se ubundi reka nkubaze ikibazo kandi uhita unsubiza. Ubundi urebye ino nyine zino social media zisigaye ziri ahangaha, usigaye ukora ikintu kabisa ugakora aka mistake gatoya kakarara kazengurutse Afrika yose cyangwa se isi yose, reka tuvuge isi yose. Ubundi social media zaragiye zifata isi zigira umudugudu kabisa. Uvuze umudugudu ubu ngubu noneho usigaye usanga aka kenshi sometimes binica n'abantu cyane nk'abana bakiri bato y'urubyiruko. Hari igihe abona nk'ibintu kuri social media nyine akahita abona nk'umuntu umustar afana, umuntu akunda, akahita abona ubuzima barimo nawe akifuza kubamo nkabwo nyine, ku buryo usanga kandi akenshi zino social media abantu bazikoresha zirimo amafaranga pe, zirimo amafaranga. Umuntu yabikora nk'akazi ariko sometimes abantu tuzikoresha nka hobbies, kwishimisha, kureba ama video yasohotse. Ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu usoje segonderi afashe phone ari guscrollinga kuri TikTok amaze y'amasaha ari kureba video z'abana bambaye neza. Ibyo bikamutera depression yo kumva nyine yabo nka Shadibu, kumva yabo nkande, kandi uriya muntu uri kureba videos arimo arinjiza, urimo uramukorera akazi, we arimo arabikora nk'akazi nyine, wabikora kugira ngo ubirebe umuha amafaranga. Nkaho wafashe uwo mwanya ngo utekereze ikintu wakora, rero uri kujya guscrollinga uriya ama video bikagutera na depression kuko bwa bushobozi bwo kugera kuri bya bintu. Kandi akenshi ubuzima tubona kuri social media abantu baratubeshya kabisa, abantu baratubeshya. Ariko ubuzima ni umustar ukunda abayemo cyangwa se ibintu baba yapostinze, hari ibindi biri behind aba yahishe atabari kukwereka wowe. Ubundi wenda reka twihuse cyane wenda reka ngire akantu umubaza, sibyo? Uvuze yuko kuri social media nyine social media yaragiye ifata isi iyigira nk'umudugudu, sibyo? Kandi uvuze yuko hari igihe ureba ubuzima bw'abastari nyine bugatuma bugutera depression, ukumva nawe ushaka kuba muri ubwo buzima kandi nibuze busaba amafaranga menshi. Urabizi lifestyle irahenda, bisaba kuba utanasohoka ngo urebane n'abaturage bisanzwe, usohoka wambaye agapfukamunwa, iki utega amabike, utega amakabasi. Ubundi kugira ngo nareza bari kutwumva, nta muntu uzari nawe uri kwifotoza ntago wa posting ifoto usa nabi, bagufotora amafoto nka 30 cyangwa 50 ugahitamo ifoto imwe wakunze, izindi ukazisiba. Wa mustar rero nawe ukunda n'uzajya ubona ya postinze yagiye ku mazi, yagiye Dubai ku mucanga, ari kurya inkoko, ari kurya ifi, yambaye ibintu bya danje, sometimes ko yanabikodesha cyangwa yanabitiye aba yateguye apostinga nyine ibintu
bibiri butume umufana bituma uvuga ati uriya muntu ni umuntu wa danje ntabwo icya kintu cye bwa buzima bari gucamo ka gahinda afite bwa bukene afite wasanga anapostinga ko ari kurya inkoko ayo mafaranga sometimes yanayagujije none se reka rero yerekana ikintu kizima none se reka wenda wereke sibyo berekana uruhande rwiza ariko sometimes hari abagenda nyine baraburiza ugasanga n'uruhande rubi rwabo ruragaragaye sibyo ni nk'ikihe kintu wabwira nk'abantu sibyo nyine bihishira bakazajya berekana ibyiza mu bantu ariko nyuma bafite nyine uruhande rubi batajya berekana ariko nyuma bikarangira rugaragaye reka mbite nguha nk'urugero ubu se ejo bundi hari inkuru ya trendinze nubwo isa n'iyahagaze Jihad ni umuzi se ndamuzi umunyamakuru Jihad nyine urumva ko akantu yakoze kari akantu gato ka video uretse ko yaramaze n'iminsi nyine ari muri sagaze na yago nyine yamuvuga nabi hanyuma reka kari akantu gato yakoze hari n'abantu bamukunda kuko nta muntu wangwa n'abantu bose hagiye ubu abantu bakwangira ikintu ukibukora ariko ntabwo n'abakiya bagukunda ariko ya mistake yakoze nyine ka kantu gato yababonye harabahise bakansoringa bahita bamuvaho rero nyine nicyo mubwira nyine mu public figure nyine yakoze akantu gatoya nyine kaka mistake gatoya hari abantu benshi bamuvaho kimwe nuko ari gihe nyine iyo arengana cyangwa se abantu nyine bamaze kumenya ukuri hari abava ku muntu umwe bakajya ku wundi ariko ngiye nkurikije amakuru nifitiye Jihad ntabwo atabipfuye n'ibyo yakoze nta nubwo wabona yuko ari amafuti yakoze ni ibintu bibaho biriya yavuze ko nta muntu bitabaho nyine Jihad wumva Jihad nyine ukuntu yabikoze ni video yakoze video avuga ati njyewe harya Jihad avuga ngo ni abashu ngo ni abashu gusa ngo abashu ngo ibyo mukorera mu byumba byanyu iriya video yayikoze nyine mu buryo niba ari ukwikura mu isoni niba uko ari kameze ntabwo njye aho ngaho ntabwo nakomfana ngo ni ukwikura mu isoni reka nkubaze ikibazo Jano ni ukwikura mu isoni cyangwa se n'ikindi kintu reka itangiye nkubaza ikibazo hano hari umujama umaze iminsi kuri Twitter niba ukoresha Twitter cyane niba unakoresha na YouTube uwo muntu ntabwo wabona nta muntu utaramuvuzeho nyine uriya mujama uriya niba bamwita Baritazari koko Baritazari we Baritazari yakasamo none se uriya mugabo uriya virusi mu bantu reka ite nkwereka uriya mujama sibyo ibintu yakoze ngewe kuri ngewe ku ruhande rwanjye ngewe numva nta kosa ririmo ngewe ikosa numva yakoze ngemba numva ari video ubundi baravuga ngo umujura umuntu yemeza ko ari umujura uko yafashwe ntabwo wafata umuntu nyine gutya ngo uhite upress zivuge turamuntu nk'umujura utaramufata niyo ugiye kurega kuri RIB cyangwa se ugiye kurega umuntu ikintu icyo ari cyo cyose bagusaba kuzana proof zifatika rero Baritazari harya ngo nabantu abagore magana akose ibintu reka mu bintu birenze n'ubwenge kabisa hari yari afite maji yari afite ibiroza akoresha hari abantu benshi nyine bari kugenda bavuga ikintu kirenze noneho ngo Baritazari yabikoraga n'abagore b'abantu bakomeye cyane b'abajenerali abaminisitiri none se Diamond si umuzi Diamond amuzi none reka wikirwa ujya kure impita nkubwira izari the boss ready nawe ngari mu bantu baryamye na Baritazari kabisa ibyo nawe urabizi ibyo ngibyo nibyo ngiye kukubwira kuko Diamond se suzi ko umugore wari zari ibintu birimo n'isomo Baritazari ikintu cyatumye abantu bose babamenya nta mavideo yagiye afata ahangaha isomo ririmo rero ku bantu b'urubyiruko cyangwa se abantu mukoresha social media guys reka mbabwize ukuri ibyo bintu ukora ufata amavideo ufata video z'ubwambaro bwawe hanyuma bajya bakoresha social media ugasanga nk'umuntu akwatse nka video yawe wambaye ubusa cyangwa se amafoto ukayamuritsa kugira ngo aguhe amafaranga ese uwo muntu rishobora neza ko amafaranga ugiye kumuha muhagije uramara kumuhereza ayo mafaranga ayamare akwaka andi n'ubyanga kuyamuhereza arakwaka andi mafaranga rero Baritazari nayo yakoze ayo mavideo yagiye hanze akijya hanze nibwo rero Baritazari ubu ngubu abantu bose uri guscrollinga kuri TikTok YouTube social media zose zibaho ariko uriya mujama yararenze afite aka systeme ko gufata kutunyoye ndaza kuza kubashyira kuri video man tuzokoza kuba kabishyira mu kare yarakasa mutwe uriya mujama ni daimoni na Baritazari ari umuntu abonye wanditse sinzi ikiganiro yanditseho comment ngo Baritazari ngarasa na kazungu ariko shareka nkubwize ukuri uriya mugabo pe ibintu yakoze nago ari ubutwari sibyo nago ari ubutwari reka dubishyire muri kote nziza ibintu yakoze nago ari ubutwari pe ariko nanone ubyumve ko Baritazari ibintu yakoze
Balthazar nta cyaha yakoze kuko abantu babikoraga bose babaga babyemera, nta mugore yigeze afata ku ngufu. Ariko abantu byabereye bibi kubera byamenyekanye biranye ibintu yakoze byateje n'imyigaragambyo muri kiriya gihugu nyine hari iwabo muri Guinea, kuko abaturage bakoze imyigaragambyo ngo ari gusenya umuryango, ngo yakoze nyine ibintu byinshi. Numvise ngo banamutaye muri yombi n'abantu bose babikoze, bamutaye muri yombi, abaturage nyine barigaragambije ariko kumuta muri yombi ubwo bamutaye muri yombi mbere yuko nari amavideo asohoka bamuziza yuko anyereza imitungo y'igihugu. Nyine nta makosa yanyu kuko Balthazar abantu batanabizi ni umuyobozi ukomeye cyane muri kiriya gihugu cya Guinea, yari umuyobozi ukomeye cyane kabisa, n'ibisekuru byabo bifite aho bihuriye no kwa perezida kuko ariko se buriya bazamufunga baragumeye cyangwa basashyiramo cya kintu kuko sinzi wenda, uretse ko bamwe muri bariya bagore batangiye kwiyahura, iwacu bitahaba ariko se ntabwo zanyenda kuko ari umuntu wa perezida wa hafi bakahita bamurekura. ikene wabo buriya reka mubwize ukuri, ikene wabo hari ahantu kiragira iwacu ntibikora, ntabwo bihaba. Mu Rwanda umuntu avuze ngo n'umusazi arasara agatinya nyina, buriya uzamenyera ibindi bintu, uzamenyera ikindi kintu, ariko nugera mu Rwanda nta muntu ujya umenyera itegeko ry'u Rwanda, jya wicira ku ruhande. Ariko Balthazar wenyine sinzi uko ikintu wavuga cyangwa se ikintu wareza kuri Balthazar. Uko byagenda kose bro, uko byagenda kose Balthazar nta kosa yakoze ku buryo bamugereranya na Kazungu pe, bashaka kuba basa. Njyewe ndebye mu mafoto barasa, ariko nta muntu yigeze yica. Ese ugira ngo ni Balthazar wenyine? Hari abandi bantu buriya nyine nuko umuntu nicyo nabwiye no mu Rwanda barahari bameze kuri ya mani, barahari. Umujura uko yafashwe. Okay, reka itamuhereza urugero rwa hano yose ari abantu bameze nka Balthazar ariko nyine batazwi, batarafatwa. Uko Balthazar yo wafashwe ubu nyine abantu bose bazagenda baba abantu bose bakora ibintu habiri kabisa, mwabagabo bazabita barumuna ba Balthazar. Ubundi rero nkuko mu Rwanda nyine Shaddy Sose Musime Queen Shaddy ntiyavuze ngo Shaddy ubu umuntu wese nyine wigize akabandi, wigize agasire Queen bamwita ngo wigize agashaddy, kubera ko Shaddy nyine yaratumbagiye yubatse izina nyine niyo tumwitirira. Abo bandi bantu nabo bazagenda bamenyekana, nabo bazaba babaye barumuna ba Balthazar ku isi yose. Kandi ahubwo uvuze ku kantu unyibutsa ikintu nigeze kubona mu kanya kashize, nabonye Shaddy bari kuvuga yuko abagore aribo baca inyuma abagabo cyane kurusha abagabo. Nyine abagore nibo bafite umubare mwinshi wo guca inyuma abagabo babo kabisa kurusha abagabo. Akose buriya nibyo abagore mwana, abagore bazi ubwenge ku rundi ruhande. Ese Shaddy si umumama subiza ikintu nemera, arabizi nyine arabizi. Aho ngaho ngiye ikintu nemera, abagore umugore ashobora kuguca inyuma ntubimenye, akagukira uko abagore baturusha ubwenge. Barangira abagore kabisa much respect, ngenda nabo bahura abagore kuko ngenda bubaha byadanje, n'abantu badanje nyine. Mbere ko tuvuga ibindi bintu byinshi byose burya uvuka gere n'ubu tubaho umugore, menya kuri hasi kabisa. Abagore hasi tubyara umuntu wadanje, tubyara n'umuntu wadanje kuko uje rumaga yuze neza mu mugore si umuntu. Umugore si umuntu. Niba ushaka kumenya umugore wari uzagenda uvuga igisigo cya rumaga cyitwa umugore si umuntu. Umugore nyine afite ibintu byadanje birenze kabisa. Ariko uretse no kwishishayira kuri mama wawe, umuntu wagutwisa amezi 9 akakubyara ntakujugunye, akakwitaho ukarwara, ibintu byose nyine byinshi cyane. Tugikomereza aho ngaho, impamvu mbwira ko abagore baturusha ubwenge, umugore ashobora guca inyuma umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ntubimenye. Ariko umugabo yabikoze ukwezi kumwe, umugore wiwe atabimenye kwa kabiri, kwa gatatu umugore aba yagutaho kabisa ahita abimenya. Abagore banyu mukagira ngo ntago babizi, ari bya bimenya. Abagore bazanye wa mutima w'abagore akipura nyine twakituza bati nakundi nagira ne bikarangira ugira ngo ntabizi, ariko ababizi baturusha ubwenge nako ari igihe abimenya akakoreka kugira ngo mubake murere. Ariko yari nyine abona agiye gusenya ibintu byinshi akavuga ati se ni insara bikagenda gutya ukuntu akareba dushaka kuzashwana, abana bizagenda bite, dushaka gushwana tugatandukana, abana bikazana ibibazo. We no akarira kihanagura, akabyoroshya akarira kihanagura, akanga nyine gusenya nyine umuryango tu, akemera nyine agaheza agashaka n'uryo yabisha abana, ugakora amakosa ukagira ngo we ninjije. Kuko n'abagabo benshi ari ukuntu twibeshya abagore bacu ari injije. N'aba bafite bakaba bagira injije, ngo abagore bacu bagira ngo mfite umugore, nta mugore mfite guys. Reka mubwire na none tugira ngo abagore ninjije, abagabo ukuntu bagira ngo abagore ninjije, kandi buryo akenshi niba bita ba mutima w'urugo. Kuko umugore buriya
atari mu rugo byanze bikunze abara muri ikintu cya hari ikintu aba ari ikintu cy'icyobo rega ni urubavu kugira ngo umugore arenze umugore ashobora kuba afite akazi mukora akazi mukora amasaha amwe w'umugabo ugataha umugabo ukirambika ngo wananiwe ngo warwaye umugore akaza agatekera abana akamenya ngo bize akamenya gukurikirana abana nyine amasomo yabo akamenya urwaye akamwitaho akaba azi urugo rufite intego izi akakubisa n'ibintu wowe w'umugabo wibagiwe ibyo ngibyo byuvuze kandi mukora akazi kamwe mwavunitse kimwe ugataha wigize ngo wananiwe hari umujama wangiza ajyana n'ahandi akakwitaho hari umujama bita Kiramani Yannick nyine Yannick n'ukina filime Kiramani Dadi kabisa Dadi uriya mugabo uriya n'umwana mwiza cyane niba habaho umuntu wa mbere ushobora ngiye nkurikije nyine ukuntu ngiye mbibona werekana yuko yubaha abamama cyangwa se abakobwa ni uriya mugabo na komedi ze wakunda gukina ubusanga nyine ari kwerekana uburenganzira bw'abamama iki kuko we ubwiwe yarivugiye ati ukuntu nubaha umugore ibaza umuntu ubyuka akagushyuriza amazi ukoga ukajya mu kazi ukagenda ukirwa mu kazi ugataha ugasanga ibiryo biteguye ari we wiri burera abana akora ibiki ugataha ukamubwira ati hindukira mane nyine nawe arabizi ibintu byo muri yaranditse ngo uriya mugabo yubaha abagore kabisa Uwiteka nibwo bwenge ariko nawe mugabo ubaha umugore nibwo bwenge kabisa niba ubaha umugore wawe nta kintu na kimwe atazaguha kuko ibyishimo by'umugabo abikura ku mugore ararakari nasomye ariko nako bimeze ngo abagabo ikintu bapfa ibintu bibiri bapfa inda n'umugore buri umugabo ukunda umugore we kugira uzarebe hano abera intare hano umugabo nawe abera intare uzamenyera umugore we ariko nyine icyo twashaka kuvuga cyangwa twashaka kubabwira umugore tumenye abagore kubaha agaciro kabo bakwiye tumenye nyine kubaha respect yabo bakwiye none se ujyana reka nkubwire ku ruhande rwawe ni ikihe kintu wabwira bariya bamama bariya bose bagiye baca si abantu barenga reka tuvuge magana umugore wa mbere baryamanye watangaje amakuru ye Baritazari nyine ngo yaramuhamagaye muri biro nyine kuko bakoraga nyine ahantu nyine mu kigo kimwe amamagara muri ofisi aragenda ahubwo ati ndamushaka akinjira asanga Baritazari yambaye akantu nyine agapantaro nyine kamufashe byadanje nyine yambaye akantu nyine kagaragaza imyanya y'ibanga yose ngo yarabyibushye Wewe mugari kada. Ya Baritazari yari umusa kandi ngo ufite imyaka 50 n'ingahe. Nise nubona ko ku mafoto ajya mu arakuza ariko nyine kabisa. Uriya mujama ashoboye kuba yaragannye. Umugore ngarinjira amaze kwinjira arikangamo agira mu bwo. Ariko se Baritazari nta kiri kimwe aramubwira ngo ati ariko ubishaka ntabwo ibyishimo. Umugore nyine abanza kwizigiza abanza kwanga ariko nyine kubera yamaze gutera amaso hano nawe ntabwo nakundo wagerageza. Ntabwo tuwagerageza. Biraba nyine gahunda zirabaziranga muri office aramushimisha aranagenda akazagaruka ubutaha ukuntu byagenze wa mugore niwe wishakiye Baritazari ntabwo Baritazari ngiye kumuhamagara nta pressure yamukizaho nta kitsure yamukizaho nta cyamukizaho nk'umuyobozi we ngamubwire ati garuka aho umugore niwe wavuze niwe wakanze wakoze kurwara phone yari urwara aravuga ati bimeze biti ni neza none ikintu cyabaye Baritazari uwo mugore nisasa niwe wese ukora ikintu cy'ikiguzi cy'igishumi atangira kugenda akora iki kugenda mu pasi none se pasi y'abandi bagore none se uwo mugore niwe muntu wa mbere yaba yarakoze wenda oya siwe wa mbere kuko Baritazari urumva nyine yarakasa mutwe yarasanzwe abikora yarafite kunikora utuntu twe nubwo nda bitari bizwi gusa uwo mugore nyine niwe wagane n'ikinyamakuru nyine abwira ukuntu byagenze umunsi wa mbere byagenze gutyo umunsi wa kabiri byagiye gutyo ku muntu wa mugore uvuga ati rero agenda afata abagore benshi banaryamanye n'uriya mugabo abagore benshi baryamanye n'uriya mugabo nyine bavuga ko bari bafite ibibazo byabo mu ngo nyine kwa kundi usanga umugabo ataguha umwanya kandi babakire ahora nyine yibereye mu kazi ugasanga niwe umujenerali ugasanga mu butumwa bw'akazi amaze kwezi ataza ugasanga noneho abo bagore benshi bagiye bakora ikintu cy'igikundi cy'ikigozi kuko turaziranye uziranye n'undi muntu uziranye na Yago yagaziranye na Kiramani aziranye na Sabe gutyo nyine kwa kuntu ikintu cy'igisho agenda mutanga amapasi none wa mugore ahamo pasi umugore umugenzi we Baritazari araza arumikora ruzungu undi nawe araza amutanga amapasi gutyo nyine magana n'abuzura gutyo
ahubwo bazare ko nta kibazo afite uriya mujama n'ubundi ngo ararwaye ejo bundi hari akantu numvise bavuga yuko ngo arwaye ngo indwara niba yita ngo niba ari sex addiction ariko n'ubundi abaganga batangaje bavuze bati rero mbere yo gufunga umugabo mubanze mugende mupime murebe ko nta kibazo afite kuko hari ukuntu ari indwara bita sex addiction nyine kwa kundi uba addicted y'ikintu nyine ugasanga nyine yaba addicted yo gukora sex ariko nanone amahirwe arimo aho ngaho mu bagore bose baryamanye na Balthazar ntabwo yafashe ku ngufu we nyine afite ukuntu yikorera utuntu two ku buryo nyine abo bagore bagenda nyine bamwifuza avuga ati ntari gahunda tuzesitare muri makeya n'umwere nimumureke abagore mukomeze kabisa niba ari irari ry'abagabo bose ariko si irari umugabo aremye mwirari ariko iryo rero nyine tugomba kurikontorora ariko ikosa aho ngaho nemera ko Balthazar yakoze ikosa navuga ko ari irihe njyewe nta kosa numva ikosa ni uko yafashwe ni uko yaciye inyuma wenda kandi kuba yarafashwe urumva ibyaha birimo nyine yasenye umuryango kuko abagore b'abandi nyine kandi buriya niba namurekura Balthazar namurekura abagabo yahemukiye barakomeye ntabwo bamusiga amahoro ntabwo bamusiga amahoro leta ahubwo niba namurekura leta iza reka nkubwize ukuri azaza aceceke none se ntabwo ejo bundi wenda ntitubivugeho cyane ntabwo nshaka ko tubivugaho cyane ejo bundi ntabwo uzi umujama w'umunyamakuru nawe bafashe bavuga ngo yaciye inyuma ntitubizi neza kuko we ubwiwe niyigeze aza ngo abyivugire ariko twe twabonye video y'uko yavunitse avuye guca inyuma umugore we nta n'ikintu nyiri ubwite yabitangaje nta n'ikintu yabyitangaje impamvu ugiye ubu ngubu ntabwo ntitubimeshoninge tubyihorere ntabwo nabijyamo neza nyiri ubwite ntacyo yabitangaje kuko ntacyo mbiziho naba ngiye kubeshya twaba tugiye kubeshya pe naba ngiye kubeshya ariko nyine mu ijambo rimwe ku ikintu ngiye kuvuga mu ijambo rimwe umugabo aremye mu irari ariko iryo rari afite niwe ugomba kurikontorora niwe ugomba gukontorora iryo rari afite rero nicyo narababwiraga ngo igisambo cyitwa igisambo ariko cyafashwe rero mutagira ngo mwicara aho ngaho abagabo banyu ntabere cyangwa se n'iki reka hari igihe uzakontorora ugasanga kimwe n'uko ntabwo ari bose nuko bamwe bagatukisha bose wasanga ari n'abakenya nyine benshi bamenya kwikontorora oya natwe turikontorora ese twebwe turi kubagira inama tujye no mwashakanye ni ububwa guciye umugore mwashakanye n'ubundi by'ubusize n'ibyo ugiye kureba hari ibintu byatangijwe mu bindi bihugu ugasanga ni nk'abantu barashakanye niba umugore wawe n'umugabo mukabyumvikanaho umugore n'umugabo bakabyumvikanaho akavuga ati rero ndabona ntangiye kuguhaga ntabwo nyine nsigaye numva nifuje n'abandi bantu mukabyemera mu bamwebwe kavuga tuzagira umubesto ku ruhande nanjye umubesto ku ruhande gusa ni byinshi inshingano zacu nyine nk'umuryango dukomeze tubikurikirane reka manza nkubaze ariko arababyise kwikunda nyine kuko uretse ko mu Rwanda nyine ibyo si umuco nyine si umuco mu Rwanda cyakoze ngewe ikintu nzi cyakoza barumva ikintu cyose mwakoze ku bwumvikane mu muryango ntacyo kiba gitwaye ntacyo mwabyumvikanye mu bwanyu nyine gusa nyine ntabwo biri ikintu bihungabanya ku muryango kuko hari igihe usanga nubwo mwabyumvikanye hari akantu kagenda gutangira kugenda gacika mu muryango nyine kagenda nyine kazanamo kidobya mu muryango kuko nyine ibyo narabyumva ubu mwarabyumvikanye ukimenwa nyine kuzajya muhurira mu muryango gukomeza mubana bisanzwe ariko wese afite umuntu ku ruhande sometimes hari igihe usanga nyine byatangiye gusenya nyine ikintu byatangiye ya connection hagati reka nkubwize ukuri sibyo umuntu wemereye akajya ukamubwira ati genda unca inyuma ntabwo waba umukunda ngo ubyemere nyine icyo mubwira ariko nanone ibyo ngibyo ahantu mbigarukira aho ngaho ahantu mbigarukira aho kugira ngo umuntu ugende umuca inyuma wishe azagufate byaruta mukaba mwarabyemeranyijwe akaba yarabyemera bise reka nkubaze ikibazo ufite umugore akaza akagusaba ati umugabo wanjye rwose nabonye umugabo ndamwifuza reka ngende ndyamane nawe wabyemera ntabwo njye nabyemera hanyuma se reka uhita utekereza utaho ngaho wenda sinabyemera hanyuma nibyanga akazagenda akagenda umva yagenda ariko agiye akanyisha sava simenye ariko mbimenye kuko rega ikintu buryo utazi ntabwo kiba kibaho ikintu utazi ntabwo kiba kibaho ntabwo kibaho ikintu utazi ntikiba kibaho ariko mwifatiye se none umwifatiye sava ugura bimenya byanze ukababara byanze rangiza nkabyanga kandi mbona bishaka kandi icyo umutima ushaka
ubwo nyine niba yabinsabye ubwo mbyanze ubwo gahunda yabisigaye ntuyumva se ni ukubikora rwihishwa. umva nkubwire iyo umuntu aje kugusaba ikintu aba yiteguye ibintu bibi. Umva nta munyarwanda akazabikora kandi ngabigusaba nyine iyo umuntu akabikora nyine biguhisha. Niyo umuntu aje kugusaba ikintu aba bizi neza yuko ushobora kucyemera cyangwa ukacyanga. So rero aba afite nawe ikindi kintu cya kabiri ari bukore. Niba nubyanga aba afite ikindi kintu ari bitakora. Ubwo nubyanga arabireka. Naho habaho kugusaba no kukumenyesha. Rero abaye kugira ngo azagira imbaraga zo kuza kubigusaba uzana biba byavuye kugira ngo rero abaye aje kubigusaba ukabimwima akagenda akabikora ubwo ngubwo ntago yaba yaraje kubigusaba yaba yaraje kukumenyesha ati ngiye kubikora. Ntabwo ngo bifata nko kukumenyesha kuko niba yaje kubikwisabira ubwo nyine yabishakaga niba byanze arabikora by force kabisa. niyo gahunda ubwo nyine tuhiga ikindi kintu uhita ukora cyihuse. Ibyo ngibyo ntago ari byo mu Rwanda. Oya mu Rwanda twabwire ko abantu byatangiye kuza ibyo bintu twatuvuga ku kintu cyo gucana ibyo tuvuga kuri Baritazari. Ubu ngubu ndakeka amakuru kuri Baritazari cyashyizeho umucyo cyashyizeho umucyo n'abandi bakubeshya ibindi bintu ayo bumviye ahangaha niko gahunda imeze. Twagiye tuduceye hejuru ariko twavuze nyine tuba turi twaceje ko ibyo twagiye tuvuga nyine nuko nkuko bimeze. Cyamwe amakuru ya Baritazari abagabo birinde cyane. Mushiki wacu baramurekuye. Ohe uriya Miss Muheto baramurekuye. Miss Muheto nyine bamukatiye amezi 3 ariko asubitse asubitse ni hazabo harya yari amafaranga 290 cyangwa 120 hagati yaho ngaho. Ariko nyine byari baramurekuye ngo yarafunguye byari bikuye none se amezi ariko asubitse ngo niyongera gukora ikosa rimwe kidogo. Bimwe bavuga ngo ikosa rimwe nakarambo nyine ugumva nakora ikosa rimwe tayari ubwo nyine naye nazatafatira. Buriya reka nkubwire aho kugira ngo bagukatire bagusubikire wabirangika bifunga. Uriya mwana aracyari muto ntago aracyari muto se muto udakora amafuti. None se reka ngubaze ujya gutwara imodoka udafite ibyangombwa gute? Ni ikosa ndabyemera yakoze amakosa. None se reba no mupeti hari umupeti bita the kid I think ni the kid. Uriya mupeti yatwaye moto nta byangombwa afite yatwaye moto nta byangombwa afite yananyweye yasinze. Ibyo bintu gutyo uko bimeze nta byangombwa afite atwaye yanasinze. Nuriya mukobwa yatwaye imodoka ibyo byose wabonye ahantu yagonze. Uriya mwana tumwifuriza n'urukore dashira kabisa ni umwana muto aracyari muto. Ikira nshaka kukubwira ariko kuri Muheto u Rwanda ni umubyeyi sibyo ni umubyeyi kandi uriya Muheto aracyari umwana mutoya kandi akaba yemera ko amakosa yakoze amakosa arayemera. Rero mu gihe yemera amakosa nk'umubyeyi nawe ugomba kugira ikintu nyine ukora kumugirira amakosa arayemera. Nta kibazo bagombaga gukora ni ukumugira inama. Bavuze ko bamugira inama ariko kuba baramufashe nabwo ni akantu keza gukora ni isomo bamuhaye kuba baramufashe bakabereka ko ibintu byose bishoboka bakeka ko gufungwa yafungwa bakamenya ko bamuha ibihano bikomeye nk'abandi bantu bakamenya ko izina afite adagomba kurikangisha. Kira kintu makuze nicyo ndacyemera ariko nanone kandi kumukatira uriya mwana ukiri mutoya uriya ni Miss y'u Rwanda ni Miss. None se n'aba ministre barabafunga kandi no makuru ntago wakatiye mu Rwanda yageze n'ahandi. Umva nyine izina arakanu kaba kamaze hari isura baba bamaze gufata mu Rwanda kandi iyi sura ni nziza bafashe ko babonye ko mu Rwanda nta muntu hejuru y'amategeko nta muyobozi nta ministri nta mumisi nta munyamakuru nta muntu wadanje mu Rwanda uhari uri hejuru y'itegeko. Akantu bakoze ni sawa ariko muratangana ku cyacu cy'uvuga mu Rwanda n'umubyeyi. Uriya mwana nyine nk'uko bwa mbere bamufasha bakamugira inama nabo bakamufasha bakamugira inama ko baramufasha bakamujyana aho ngaho akaburana direct n'amaze kubona ko biri seriye kandi warning bamuhaye ngenda yemera. Ira warning bamuhaye ndayemera kuko yabonye ko biri bizatuma atazongera bizatuma basiriya nagazongera nyongera gukora ikosa rikomeye nka kuri iki kabisa. Ubutanyine kuko abanyarwanda ntago wabisobanura ngo Miss Muheto ngo kuki ngo gakoze ikosa rya kabiri izirambabazi ni iriya ni warning bamuhaye ni last warning bamuhaye yongera kandi kantu gatoya
imageragere ni mageragere sasa rero Kandi tunagana ku nkanaga musozo kuvuga ni sasa tunagana ku musozo uriya baramubwiye- mujama bita fata ku mavuta man hari ibintu dukora nk'ubu ngubu gutya turi Fata ku kuvuga mavuta, gutya ugasanga tubabaje umuntu Ara- ara- man. arakanu nabonye hari akantu nabonye bavuga ngo ngo hari umukobwa babwiye ngo wa mukobwa warasuzugura Mm, ngo arabasubiza ngo nsuzugura iki mwangegeramo mm, rero fata ku mavuta nawe ejo bundi yaratangaje ati bari mu rubanza fata ku mavuta yaravuze ati ngo ni gute bamfunga ngo mvuga ibintu nka biriya ngo hari abandi bantu atanga urugero rwa Yago mm, ubu ngo mvuga amagambo menshi nyine araburana nyine abikora mu buryo bwa kwa kuri nyine avuga ibintu aburana mm. urumva n'ubundi ni icyaha ubukomeje icyaha Ubukomeje- ubusa nawe nyine uba ukomeje kwemera icyaha ahubwo nyine ukerekana ko nta kosa ufite ukora kosa ufite ariko ubikora muri cya cyaha muri bwa buryo Mm, fata ku mavuta n'icyo ari kuze ntabwo ari guca bugufi ngo yemere icyaha asaba imbabazi asaba imbabazi Mm. nicyo kintu ari kuze rero ari kwinangira cyaba sometimes ngira n'inama abantu badukurikiye hagiye bisaba guca bugufi hari igihe bigeramo bigasaba nyine ko bwa bufunga umutwe ufite cyangwa se kwa kuntu wiremereje umutwe nyine bisaba kuwiyoroshya kugira ngo ibi uri mu bicemo n'ubu iryo somo naho abantu shaka bisa mukomeze mwirinde kandi tunagana ku musozo rero abantu mwese mwakomeje gukurikirana kino kiganiro muri ab'agaciro ni ukuri muri ab'agaciro hajano biba bishimishije kuba ukora ikintu umuntu akacyumva agafata umwanya wiwe ari mu kazi ke agafata umwanya wiwe ashaka nyine wenda nko kuruhuka akumva ikintu cyawe akagihereza burya abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi byacu sometimes igihe tuba dukeneye attention y'abantu uzi kuza ukajya imbere ya kamera ukavuga ibintu birimo ubutumwa bwiza cyangwa se ikindi kintu ntubone feedback y'umuntu n'imwe biba bibabaje hari ukuntu ucika intege urasa niyo mpamvu ujya asaba abantu niba babonye kino kiganiro jya muri comment ubwira ati byari byiza byagenze gute ibi ngibi mwavuze ni sawa ahangaha kabisa iyo comment imwe yonyine ishobora kuza ikamfata ubutaha noneho nkora ibintu byiza cyane nkashaka amakuru ameze neza nk'uko muba mubishaka ntabwo tuba ibintu bibi cyane ntabwo tuba ibintu uretse na ntabwo tuba ibintu duha ibintu byiza cyane rero mbonye iyo comment irimo iza nyine imbwira ko nakoze ibintu byiza biranshimisha nyine bituma noneho ukorana ingufu courage bituma ubutangaruka ameze neza ariko nyine yuko ukoze comment isenya umuntu nawe ntabwo ari byiza gusa sometimes umuntu wamubwira ikosa ariko kuza comment isenya umuntu kwita ufata umuntu ukahita umusenya ugafata nk'aho ibyo yakoze nta kintu kirimo ntabwo izo comment ari nziza ariko rero mwakoze ikiganiro guys turabashimiye mukomeze mukore subscribe mu liking mu dusharing mujye kuri channel update ni YouTube channel yanjye mukore subscribe kabisa ikiganiro cyitwa highest and content nziza cyane kandi tuzadukomeza tuba muri kino kiganiro hano na perfect ndagushimiye kunyakira ahangaha Imana ikomeze iduhereze umugisha mani nawe ibahereza umugisha cyane sibyo wakoze cyane kabisa much respect Imana iguha umugisha kandi namwe mukomeze kudukurikira kabisa umva ntago ino yonyine ariyo dukoranye every time tuzadukomeza dukore kabisa turabakunda cyane Imana ibaha umugisha ciao ciao